Tubahaye ikaze mu biganiro byacu turabiyegereje kandi twishimiye ko mudukurikirana buri munsi. Uyu munsi wa none ndaganira n'abagabo ba nyirimago bafite abagore, nibo nje ngo tuganire muri kino gitondo cyiza cyuzuye amafu kimeze neza cyane. Abagabo aho muri hose volume muzimariremo, kandi niyo hari uwicaye hirya muhamagare mwegerane mwumve kino kiganiro. Ikiganiro tugiye kuganira ku biki? Tugiye kuganira ku bintu 9. Ibintu bingahe? 9 umugabo nyir'urugo yitaho kugira ngo urugo rwe ruhore rumeze neza, rurimo umutuzo. Muri kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda. Reka rero dutangire. Turaza kuganira ku bintu 9 bishobora gutuma umugabo agira umutuzo, umunezero n'ibyishimo mu rugo rwe, kandi nibyo buri mugabo wese aba yifuza. N'uwo byanga mu by'ukuri ntako aba atagerageje. Reka rero dufatanye twunganirane. Nanjye ndi umugabo mugenzi wanyu. Turaza kuganira ku kintu cya mbere cyitwa gusaba imbabazi. Tuze kuvuga kugirira icyizere umugore wawe, icyo ni icya kabiri. Icya gatatu tuze kuvuga kwakira imihindagurikire y'imiterere y'umubiri y'umugore wawe. Tuze kuvuga icya kane, kwirinda amabwire ubwirwa ku mugore wawe. Icya gatanu, gukunda umuryango w'umugore wawe. Icya gatandatu, kumuganirira, gukina nawe, gutemberana nawe no kumushimagiza. Icyo kiraba ari icya gatandatu. Icya karindwi tuze kuvuga kwambara neza no gusa neza muri rusange. Icya munani tuze kuvuga kwirinda gucunga telefoni ye. Hanyuma icya 9, guhorana ubushake bwo kuzuza inshingano zo mu buriri. Impamvu icyo ngize icya 9 ni uko turi bugitindeho cyane. Reka rero dutangire inshuti za Kamukama TV Rwanda. Ndabizi wamaze kurembuza abari hirya, wamaze no kugisharinga ku bandi. Noneho reka dufatanye tujyane. Bagabo bagenzi banjye mwese bakurikiye Kamukama TV Rwanda, kugira ngo ingo zacu nk'abagabo zihoremo umutuzo, zihoremo ibyishimo n'umunezero. Dore ngibi bintu 9 sibyo gusa, ariko nibyo ngira ngo tuganireho uyu munsi. N'ubutaha tuzavuga ku bindi. Icya mbere, gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi. Kiremwa muntu uko cyamera kose kirakosa. Impamvu dukosa ni uko turi abantu. Kuba rero turi abantu tugizwe no gukora amakosa. Na Bibiliya iravuga ngo uwita umukiranutsi aba yise Imana inyabinyoma. Twese abagabo rero kimwe n'abagore, kimwe n'umuntu uwo ari we wese agira ikosa akora, agira ahantu agira intege nkeya. Ariko wa mugabo we, niba wakoze ikosa umugore wawe bikamurakaza kandi akabikwereka, kwihagararaho ntabwo ari byo biri bukugaragaze ko uri umugabo. Kuba intare mu rugo ntabwo ari byo biri kugaragaze ko uri umugabo, ahubwo umugabo nushakira umutuzo urugo rwe. Rero iyo wakosheje ukisanga wakoze ikintu ntigishimishe umugore wawe, ntigishimishe urugo rwawe muri rusange, bo mugabo usabe imbabazi. Gusaba imbabazi ntabwo biri bugukuraho kuba umugabo, ahubwo uraba umugabo kurushaho. Kubwira umugore uti mbabarira, nabikoze nabigendereye, byancitse se, nibagiwe se, byangwiririye se, natekereje nabi se, nabikoze nabi se, ni ibintu bisanzwe. Mubwira uti mbabarira nshuti yanjye, mbabarira mugore wanjye, nacitswe, nibagiwe se, byandenzeho se. Umusabe imbabazi. Nakubwira ati ndakubabariye, ukuri urugo ruzuzuramo amahoro, kandi nibwo uzaba ubaye umugabo nyawe. Naho nushaka kwigira intare mu rugo, uzagenda ubwo ugiye kuba muri pariki. Nushaka kugira gashoza ntambara, ubwo ugenda ujye mu Burusiya na Ukraine, niho hahora intambara. Ariko mu rugo rwawe hahora amahoro, hahora umutuzo, hahore ibyishimo. Icya kabiri twavuzeho ni ukugirira icyizere umugore wawe. Mu by'ukuri rero bagabo ndabinginga, bimwe mu bisenya ingo harimo kutagirira icyizere umugore wawe. Yava mu rugo afite aho agiye ukumva urahangayitse,
wava mu kazi wasanga abashyitsi mu rugo ukumva urahangayitse, wakumva ari kuri telefoni ukumva urahangayitse, yahaguruka agiye gusenga ukumva siho agiye, yavuga ko agiye mu isoko ukumva siho agiye, yavuga ko yarwaye agiye kwa muganga ukumva siho agiye. Oya, banza wirememo icyizere ugirira umugore wawe, wumva umugore wawe ari umuntu mwiza, ari umuntu wiyubashye, ari umuntu ushaka icyubahiro, ari umuntu wishakira ibyamugirira neza n'urugo rwe. Ubanze ubyirememo, ubyiyumvemo. Umugore wawe nakubwira ko agiye ku isoko wumve ko ariho agiye, nakubwira ko agiye kwa muganga wumve ko ariho agiye, nakubwira ko agiye gusenga wumve ko ariho agiye. Wirememo icyizere. Banza mbere na mbere wishakemo amahoro ubwawe. Numara kuyiremamo, no mu rugo rwawe hazaba amahoro. Icya gatatu twavuze kwakira imihindagurikire y'imiterere y'umubiri w'umugore wawe. Iki ni ikintu kigusha abagabo benshi mu busambanyi, kandi ubwo busambanyi akaba ari nabwo buzanira ingo gusenyuka. Iyo twese turimo kurambagiza, ni ukuri tuba twishimiye imiterere y'abagore bacu, ugakunda mu nda heheza, ugakunda utubere twe duhagaze, ugakunda hari byinshi tuba tureba, ariko ukiyibagiza ko ntitukiyibagize twese abagabo ko umugore nagera mu rugo akabyara, inda ntabwo izaguma imeze nka kwa kundi. Umugore nagera mu rugo akabyara akonsa, ntabwo amabere azaguma ahagaze, azagwa. Rero nubona inda yabaye nini, amabere yabaye manini, yaguye, ntuzavuge ngo ko nari nzi ngo uri mwiza none wabaye mubi. Yabaye mubi kuko yakubyariye, niko ubitekereza. Yabaye gutyo kuko yakubyariye. Nanjye nari nkuzi ko se ngo yabaye mubi, ahubwo imiterere yahindutse kubera ko yakubyariye, kubera abana bakwita dadu ukanezerwa, kubera abana bakwita papa ukanezerwa, kubera ko uca mu ikaritsiye bakakwita papa kandi ukumva urishimye. Ibyo byishimo ufite n'icyubahiro ufite bihwanye na ya mabere yari ashinzwe akaba yaguye, bihwanye na ya nda tuvuga ngo yari zero none ukaba uvuga ngo yabaye nini, yabaye nk'igifuka. Nicyo cyubahiro ufite, nibwo buzima ufite. Umugore wawe natangira guhinduka, ubona ibintu uko yari ameze ari umukobwa, umenye ngo ni ukubera ko yabaye umugore. Nawe wakwitegereza yasanga utakimeze nk'uko wari umeze, watangiye kugira imvi, none se akwange ko wagize imvi. Uruhara rwaje nk'uru, use banyange bazize uruhara. Niko bigenda, imyaka irimo iransiga. Rero twige kwakira iyo miterere, nitume dukurikira utundi dukobwa hanze, kuko nako nubwo wagashyira mu nzu nako kagatera inda, nikabyara karamera nk'umugore wawe, uzana kandi nako kamere nk'umugore wawe, uzabiheramo se? Oya, nuko bimeze. Icya kane tugiye kugeraho, kwirinda amabwire ubwirwa ku mugore wawe. Abantu benshi bakwigiraho inshuti kugira ngo bagusenyere. Kukubwira umugore wawe aho yagiye ntabwo bikwiye kugushishikaza. Ntukumva amabwire ku mugore wawe. Inkuru zose wumvise ntukaziha agaciro. Abantu ntabwo bifuza babona mugendana, babona mwishimanye, babona munezeranwe. Bazakora ibishoboka byose bagusenyere, bazagusenyera bamubeshyera, bazagusenyera bakuzanira amagambo. Kandi rega nubwo yaba ari byo, ntabwo icyo kintu kimwe yakoze aricyo cyagatumye usenya urugo. Ahubwo abo ngabo bakuzanira ayo makuru, jya ubabwira uti mugende muvuge ibyanyu, ibyanjye n'umugore wanjye ntibibareba. Ugirire icyizere umugore wawe, ntukumve ibyo bamuvugaho. Twamubonye agenda amanuka ari kumwe n'umuntu wundi, mubwira uti mu muhanda habamo abantu benshi, nyine ubwo yari ari kumwe n'umuntu. Ibyo ntibindeba, ntibikureba. Twirinde kumva amagambo avugwa ku bagore bacu, mwabagabo mwe. Ngo ariko umuntu akaza agashaka kukurusha uko umugore wawe areba, ngo ariko ujya ubona ukuntu umugore wawe aba areba. Uzi ko aba areba nk'umuntu w'imfushi, aba areba nk'umuntu w'indayi, aba areba nk'umuntu w'umugome, aba areba nk'umuntu w'indyarya. Bakakubwira uko areba. Umuntu ushaka kukurusha uko umugore wawe areba aragushakaho iki? Umuntu ushaka kukurusha uko umugore wawe agenda aragushakaho iki? Ko ari wowe ukwiye kumumenya kuruta abandi. Twirinde kumva amabwire avugwa ku bagore bacu.
icya gatanu, gukunda umuryango w'umugore wawe. Bagabo bagenzi banjye, inshuti zanjye, nk'uko natwe twifuza ko badukundira imiryango tukabiririmba, iyo umuntu arambagiza n'ibyo abareba, nabo barabyifuza ko tubakundira abagore, tubakundira umuryango. Abagore bacu bakeneye ko tubakundira ababyeyi, abagore bacu bakeneye ko tubakundira abasaza babo na bashiki babo na barumuna babo na bakuru babo. Abagore bacu bifuza ko tubakundira ababyara babo. Ibirenze, abagore bacu bifuza ko tubakundira inshuti. Abagore bacu bifuza ko tubakundira inshuti, abaturanyi b'iwabo. Umuntu iwabo yaba yaje kubasura, umugore aba yifuza ko umwakira ibishoboka byose, kurya mugahinduraho, kunywa mugahinduraho, bidashenya urugo, ariko bikareba ko hari ukuntu wahindutseho nawe kubera ko umushyitsi yaje. Kakira abaramu bawe neza, nyoko bukwe yaza ugahiririkana. Dukunde imiryango y'abagore bacu, nabo bazadukundira imiryango yacu, kandi nabo bazadukunda. Tubakundira inshuti, bazadukundira inshuti. Tubakundira abaturanyi b'iwabo, natwe bazadukundira abaturanyi b'iwacu. Tubakundira imiryango, bazadukundira imiryango. Kuki ushaka gukorerwa icyo wowe udashaka gukora? Icya gatandatu, kumuganirira, gukina nawe, gutemberana nawe no kumushimagiza. Akenshi rero iyo umugabo yamaze kugeza umugore mu rugo, atangira kwigira bize nk'aho akazi kabaye akandi, kandi ndiruka mu bigutunga, ndiruka mu gushaka ibyo kurya. Dusigaye dukoresha ngo umugati w'abana cyangwa ibirayi by'abana. Ariko se urimo urishuka? Ntabwo iwabo yaryaga? Wasanze ashonje se? None se iwawe ni mu kigo mbonezamirire niho wamuzanye? Oya, umugore akeneye kuganirirwa. Reka mbabwire mwa bagabo, niba hari ikintu abagore bakunda, bakunda inkuru. Nunazibura, nushaka uzihimbe, nushaka uvuga uti nari ndimo njya ku kazi, nuko mbona umujura akoze mu mufuka w'umuntu, abantu baramwirukankana, mba ndirukanse mba ndamufashe. Nushaka umubeshye, pfa ko umubeshye ikinyoma kitagira ingaruka, ariko ushakisha inkuru umuganirira. Nibyanga umuganira ibya Manchester n'amakipe, nubwo atabizi, ariko azaguha umwanya yumve ko wishimiye kumuganiriza. Umubwire iby'imipira, umubwire ukuntu Arsenal ari ikipe ikomeye. Nushaka umubwire ko wavuganye n'umutoza Arteta ku bijyanye n'ikipe. Ariko wihagarareho, ariko umuterere inkuru umuganirire. Zipfa kuba atari inkuru zivuga abandi bantu nabi, zipfa kuba atari inkuru zizana amatiku n'amakimbirane, ariko mubwira ukuntu Rayon Sport ari ikipe ikomeye, mubwira ukuntu APR ifite ibikombe byose bikinirwa mu Rwanda nta yindi kipe ibitwara. Rwose gerageza muha akanya, umuterere inkuru, muganire, mukine amakarita, mukine ibisoro, murebane filime se muri kumwe, mutemberane. Abantu bazi ko gutembera ari kuba ari abantu bakize, urimo urishuka. Abatemberera kuri Muhazi bakabaye bifuza kujya ku Kivu, abatembereye ku Kivu bakabaye bifuza kujya Bahamas n'ahandi, bakabaye bashaka kujya Zanzibar. Ariko buri muntu mu rwego rwe afite aho yatemberera akaganira n'umugore we. Mutware mu babyeyi mu mafamu, mwirirwe muragiye, cyangwa mujye kwa nyogokuru mu cyaro mu babyeyi, mufate isuka cyangwa mwirirwane na mama mwufira mu rutoki. Nako ni ugutembera. Twavuze rero kumuganirira, gukinana nawe, gutemberana no kumushimagiza, kumwibutsa ko ari mwiza. Ya magambo amubwira gukimutereta, n'ubu aracyayakeneye. Yari mwiza, aracyari mwiza. Hari umuhanzi waririmbye akaririmbo ngo kuva kera kugeza n'ubu uracyari mwiza. Yego, umugore wawe agomba guhora ari mwiza mu maso yawe. Niyambara umubwire ko yasa neza, nubwo ariwe wabiguze ubizi.
mwagiye no kwipimisha, aradodesha wishimye, ariko nanabyambara wibuke umubwire wambaye neza mugore mwiza. Kwita abagore bose ni beza ariko urabaruta, mushimagize. Ibyo nubikora urugo rwawe ruzahoramo umutuzo, ruzahoramo umunezero. Icya karindwi wa mugabo we, kwambara neza no kugira isuku no gusa neza muri rusange. Nk'uko wasaga neza cya gihe ugira ngo mwemeze umukure ku bandi bose bamushakaga, na n'uyu munsi aracyashaka kureba wa mugabo wo mu busore bwe. Niwe wa wundi wambaraga umwenda usa neza, wa wundi wateraga ipasi, wa wundi wambaraga utwenda tumwegereye neza, agasa neza, akaba umusore. N'uyu munsi aracyashaka kwereka abandi bakobwa n'abandi bagore ko umugabo we ameze neza. Ariko wowe umaze kumugeza mu rugo, utangiye gukaraba rimwe mu minsi 3. Imisatsi irahira irajagaraye, ubwanwa burajagaraye, uraho nuborosa. Oya, uko wasaga neza cya gihe aragushaka n'uyu munsi kukubona usa neza. Nimujyana ahantu mu bukwe ahita abona nawe uri muri ba bagabo bambaye neza bahabwa intebe z'imbere. Ariko tekereza kujyana n'umugore wawe ahantu mu bukwe kubera ukuntu wambaye, bakakwicaza inyuma iri, umugore bimukoze isoni. Ambara neza nimujyana n'ahantu babone ko uri umugabo, bizamunezeza. Sa neza, rya neza, ubyibuhe use neza. Bizamunezeza. Abagore bifuza abagabo bambaye neza, basa neza, bagenda neza, badakora ibiteye isoni, badasinda mu muhanda, badatukana, batavuga imvugo zaho zifutamye. Kureba umuntu w'umugabo biteye isoni kumva umuntu byatera isoni kumva umuntu w'umugabo hari ahavuga imvugo z'abana bo mu muhanda. Ewana ndagashwi nk'umugabo wikoze isoni umugore wawe. Uramukanya bite? Uramutsa musaza we cyangwa papa we bite muze? Oya, iyubahe, uvuga amagambo akwiriye abagabo. Nuhura n'abagabo mungana muramukanye neza mu kinyarwanda cyiza. Abana urutawe ubabwire muri aho mumeze neza. Ariko kureba umuntu w'umugabo ari ahavuga ewana za mvugo zadutse mu mafilime zo gutwika. Uratwika, nyagutwika wari wowe. Utwika ibiki? Mwavuze imvugo zibereye umugabo. Icya 8 turimo turasoza, irinde gucunga telefoni ye. Ibi ni bimwe mu bishenya ingo, bituma hahoramo intonganya. Ntabizi abagore imiterere yabo dukwiye kuyakira. Umukora imisatsi amwita sheri, umugurisha inyanya nziza amwita sweet, umuhereza ibitunguru byiza amwita hani. Ubwo ujye umubaza, ese uyu sweet ninde? Azabwira ati ni wa mugore utugurisha inyanya. Ese kandi uyu hani ni wa wundi utugurisha ibitunguru. Ese uyu number 1 kandi yewe ni wa wundi ushyira amafaranga kuri tapandi ngo nabuze uko mwita number. Wabigira ute? Irinde telefoni ye. N'ubundi abayikoze bayita mobile phone. Ni telefoni y'umuntu agendana ku giti cye. Hanyuma kugenda umubaza ngo uyu ninde wakwandikiye none se umuntu nagira ati akabona nimero y'umugore wawe akaba aramwandikiye ko nta gisubizo wabonyeho ibyo bamwandikiye, birakurakaza kubera. Aho kubona ibintu bikurakaza, wabisomeye iki? Wabirebeye iki? Telefoni z'abagore banyu muzireke. Niba nta mayinite ufite uzi ko yafite, mubwira uti sheri niza ku mayinite mpamagara umuntu. Hamagara. Naba ashaka kwereka ifoto runaka muri telefone akayikwereka, wishyugumbwa ushyiraho urundi rutoki ureba indi. Reba yakweretse ibindi bireke. Ibye. Wirinde ibintu bikuzanira impamvu. Ndawubiza ukuri mwabagabo
uko urebye muri telefoni y'umugore wawe ntiwajya ubura impamvu yo gutongana no kurakara, ntabwo wajya uyibura. Ibyiza rero, let her phone be her phone, let your phone be your phone. Gusa abagore bakunda telefoni z'abagabo, ubwo ibindi nzabiganira nganira n'abagore, ariko niba yishaka nawe menya neza ko irimo ibintu bizima uyimuhe, kandi nuyimwima nabyo ni intambara. Ariko twebwe nk'abagabo tuzibukire telefoni z'abagore, tuzite mobile phone not family phone. Ntabwo ari fixe, ntabwo ari za zindi zatuvugane zabagaho kera. It's her mobile phone personal, yimurekere. Icyanyuma rero, inshuti za Kamukama TV Rwanda, ni ikihe? Mugabo, guhorana ubushake bwo kuzuza inshingano zo mu buriri. Nta mpamvu n'imwe ubundi kuba umugabo cyangwa kuba umugore, ariko ubu ndimo ndaganira n'abagabo, ntabwo inshingano z'uburiri zikora kubera ko munezerewe. Nubwo mwaba mumaze gutongana, we akagira ati akagira ubushake, bwirememo ibintu bitunganye. Korana ubushake n'imbaraga, rya neza, unywe neza, wirinde ibishobora kukubuza ubuzima bwiza, ariko kugira ngo buri munsi aho uterewe ube witeguye. Aho umugore akubwiriye ati sheri ndumva hari ukuntu, uba uri umugabo ujya ku rugamba mu mahina, utera ivi rwose, umukorera ibyo ashaka. Kandi ntabwo nimo kuvuga ngo ujye urindira kubwira, ubwo nari ngubwiye twebwe, ahubwo byakabaye byiza buri gihe. Wa mugabo we ndakubwiza ukuri, ntugakore ikosa ryo kurenza nibura watangiye gusaza no kumererwa nabi, ntukarenze nibura 4 mu cyumweru. Ariko ubundi binabaye byiza, why not buri munsi ra? Ariko kubera intege nkeya, imirimo myinshi, umunaniro, imyaka nk'iyacu tugiye kujyamo, gerageza nibura ntukabure 4 mu cyumweru. Ariko noneho na cya gihe ubwe afite icyo ashaka, ntukagire impamvu zikunaniza. Oya, ahubwo iteka ryose ujye witegura kuzuza inshingano zo mu buriri. Ubwo ndavuga gutera akabariro. Akabariro kagomba guhoraho mu rugo rwawe. Abo twanejeje kandi abanejejwe n'ibitekerezo byacu, mwakoze kudukurikira. Turabasaba ariko mujye mutwereka komenti, mutwereke ko namwe mukurikiye, ndetse mutwongeremo n'ibyo tuba twibagiwe. Aho twabashimiye mukumva muranezerewe, mujye mubitubwira natwe dusubiremo akabaraga. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV.